Turabashuhuje bene data mwese mukurikirana ibyigisho kuri uyu murongo mugari Uwiteka abahire. Njyewe ubasuhuza nitwa Hagumine Matidasi, nkaba nturuka mu itorero rya Cyabayaga muri misiyone y'Uburasirazuba bw'Amajyaruguru mu itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Muri aka kanya rero tugiye kubanamwo na mwene data, nawe yakwivuga izina. Nitwa Nzabamwita Pierre, nkaba nturuka muri misiyoni y'Uburasirazuba bw'Amajyepfo mu itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Muri aka kanya rero tugiye gukomeza dukurikirana iki cyigisho cya kane. Reka tubanze twubaha Imana, dupfukame dusenge. Data twese dukunda uri mu ijuru, twongeye kugushimira ubuntu n'ineza utugiriye, kuba wemeye yuko tugiye kuganirira kuri uyu muhoro mugari mu kwiga ibi byigisho muri ino minsi mperuka. Twishyize mu biganza byawe kugira ngo utuyoboze umwuka wawe, kandi ngo iri jambo tugiye kuvugira kuri uru rubuga rizagirire umumaro imitima ya benshi, maze nirifasha kandi rikayerekeza ku gitambo kizima ariwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, tuzarushaho gushima izina ryawe. Amen. Urakoze cyane, dukomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze. Reka rero muri aka kanya duhereze mwene data Nzabamwita Pierre kugira ngo akomeze atwigisha n'iki cyigisho cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Tugiye kwiga icyigisho cya kane. Ni icyigisho kivuga ngo Yesu mu rusengero rwe. Iki cyigisho ni icyigisho cyiza, ni icyigisho cy'ingenzi, ni icyigisho kizatwungura byinshi mu mibereho yo kubaha Imana, uburyo twakwitwara mu rusengero, uburyo twakwifata turi mu nzu y'Imana, uburyo twakwifata turi mu murimo w'Imana. Ni icyigisho cyiza cyane, ni icyigisho cy'ingenzi ku mukristo. Nifuza ko buri mukristo wese yakurikirana iki cyigisho. Isomo ryacyo ryo kuzirikanwa rero turarisanga muri Habakuki ibice 2 umurongo waho wa 20. Haratubwiye ngo ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, isi yose iturize imbere ye. Amen. Iri jambo ry'Imana tubonye muri Habakuki rero ni ijambo ryiza cyane ritubwira ngo Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera. Mu mwuka w'ubuhanuzi, ibihamya by'itorero volume ya 5 ku ipaje ya 494 baratubwiye bati ubukebe cyangwa se ikibanza bw'urusengero bukwiriye kubahwa nk'ahantu hejejwe. Ibihamya by'itorero volume ya 5 ku ipaje ya 494. Aha rero harashaka kutwereka yuko inzu y'Imana, ahantu abantu b'Imana bateraniye, aho hantu Uwiteka bahari. Uko hangana ubukebe, ikibanza uko kingana cyose, aho hantu ni ahantu h'Uwiteka. Uwiteka abahari. Biri kumvikana rero, kandi nawe wadufasha muri uyu mutwe w'icyigisho ukatubwira ukuntu uri kubyumva. Murakoze mwene data Peter. Yesu mu rusengero rwe rwera ni icyigisho cy'ingenzi gikwiye gutuma nubwo abantu benshi bavuga yuko urusengero ari imitima yacu, ariko Imana yahaye agaciro n'urusengero runguru rugaragara. Rero mu gihe abantu babona ahantu ho kubahira Imana mu rusengero, abantu bari bakwiye kujya bahaha agaciro, ntibapfe kuhavuyanga. Yego. Kuhagenda uko bishakiye, ubwo bivuze abana mu rusengero, gukinira mu rusengero, ntabwo ari byo.
kugaburira abana mu rusengero, ugasanga umubyeyi yazanye ibyo kurya mu rusengero akagaburira abana aho ngaho nyine mu rusengero. Ntabwo ari byo. Ahantu hera ubwoko bw'Imana buhurira n'Imana bakaganira, ni ahantu hera, hagomba gufatwa nk'ahantu hejejwe, hakubahwa kandi hagahabwa agaciro hagenewe. Murakoze rero, reka tujye ku ngingo yacu yo kuwa mbere. Ingingo yacu yo kuwa mbere rero iratubwira ngo urusengero rwanduye. Ingingo yacu yo kuwa mbere iratubwira ngo urusengero rwanduye. Ni amagambo yumvikana, ni amagambo tutakwirirwa tugira icyo tuvugaho cyane, kuko tuzi gutandukanya ibyera n'ibyanduye. Ntabwo wabona ikintu cyanduye ngo uvuge ngo icyo kintu kirera, kandi ntabwo wabona ikintu cyera nanone ngo uvuge ngo icyo kintu kiranduye, keretse ahari ubaye ufite ikibazo mu bwenge cyangwa se mu mitekerereze, ubwenge bwawe bukaba butari gukora neza, nibwo udatandukanya ibyera n'ibyanduye. Ariko ubwenge bwawe iyo bukora neza, nta ubasha gutandukanya ibyera n'ibyanduye. Aha rero tugiye kurebera hamwe ingingo itubwira ngo urusengero rwanduye. Kuri A hari ikibazo batubajije: sobanura imimerere yari yiganje mu rusengero rw'i Yerusalemu mu ntangiriro z'umurimo wa Kristo ku mugaragaro. Reka nongere nsubire mu kibazo. Sobanura imimerere yari yiganje mu rusengero rw'i Yerusalemu mu ntangiriro z'umurimo wa Kristo ku mugaragaro. Baduhaye isomo riboneka muri Yohana ibice 2, umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Reka dusabe mwene data Haguminema adufashe mu ijambo ry'Imana adusomere. Haranditswe ngo, Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu agiye Yerusalemu. Ageze mu rusengero asanga abahatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza. Pasika yenda gusohora, Yesu ajya mu rusengero. Asanga mu rusengero hahindutse isoko. Barahacururiza inka, intama, ihene. Abavunja ifeza barimo kubikora. Mbese urusaku rw'inka, urusaku rw'intama, ibyo bintu byose byahinduye urusengero isoko. Reka twumve mu mwuka w'ubuhanuzi uko batubwira. Buri muyuda yasabwaga gutanga buri mwaka igice cya 2 cya shekeri ngo kibe incungu y'ubugingo bwe. Uretse ibyo, umubare munini wazanwaga nk'ituro ry'ubushake ngo rishyirwe mu bubiko bw'urusengero. Kandi byasabwaga ko amafaranga yose avuye mu bindi bihugu avunjishwamo ayo bitaga shekeri y'urusengero, ariyo yari yemewe mu mirimo y'ubuturo bwera. Uko kuvunjisha kwatumaga habaho uburiganya n'ubwambuzi, kandi byagendaga byiyongera mu buryo bukojeje isoni, ari bwo bwahindutse uburyo bw'inyungu z'abatambyi. Abagurishaga bakaga ibiciro by'ikirenga ku matungo yahagurishirizwaga, maze bakagabana inyungu zabo n'abatambyi n'abatware, maze bakikungahaza, ariko bakandamiza rubanda. Aya magambo abonetse mu wifuzwa ibihe byose ku ipaje y'155. Byageze ubwo abatambyi umurimo wera wo gutamba ibitambo bawuhinduye business. Icyo gihe birumvikana yuko umurimo w'Imana warutaye agaciro, warutaye tamide zawo, warutaye inyungu zawo zagombaga kuba inyungu z'Abisirayeli rusange. Noneho abatambyi bakazana ihene, intama, inka,
bikagurishirizwa aho ngaho. Kubera iki? Kubera ko abantu babaga bavuye kure bazaga gutamba ibitambo. Noneho igihe baje bavuye kure, urumva ntago baguzana intama n'ihene n'inka, byagombaga rero yuko nibagera aho ngaho i Yerusalemu barabigura. Abatambyi rero babihinduyemo bizinesi yo gucuruza ibitambo, noneho bakabicururiza mu rusengero. Noneho bita cyane ku bucuruzi kuruta uko bita ku nyungu z'umurimo w'Uwiteka yari yageneye urusengero. Aha harumvikana. Wagira icyo bivugaho? Ndumva ubisobanuye mu buryo bwumvikana, ariko ibyari kugirira umumaro abanyabyaha ndetse na rubanda nyamwinshi byahindutse ubucuruzi, birababangamira, bityo ahejejwe hahinduka ndetse hazamo ibintu bimeze nk'ubusambo. Urumva ko igiciro abagurisha cyangwa se abashakaga inyungu ku baje bashaka ibitambo ngo bashakaga n'ibirenze urugero, bakugama muri ba bantu b'abakene baje bikeneye imbabazi. Ahera ahubwo harushijeho guhindanaho kugira ngo hagaragaze umucyo wawe. Numva rwose babisobanuye neza. Reka rero tujye ku ngingo yaho ya B. Ingingo yaho ya B iratubwira ngo ni gute ibyo byagize ingaruka ku mirimo yakorerwaga mu rusengero. Ni gute ibyo byagize ingaruka ku mirimo yakorerwaga mu rusengero. Reka turebe muri Ezekiyeli 22 umurongo wa 26 ahaheruka. Reka dusome. Ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije maze nsuzugurirwa muri bo. Ntibashoboye gutandukanya ibyera n'ibitejejwe. Mu yandi magambo, urusengero rwahindutse urwanduye kandi rwari urwera. Birumvikana cyane rero yuko umurimo w'Imana wataye agaciro imbere y'abagombaga kuwukorerwa, ya ba nyirawo. Reka twumve mu mwuka w'ubuhanuzi. Ibitambo byinshi cyane byaratambwaga mu gihe cya Pasika, n'ubucuruzi mu rusengero bukaba bwinshi cyane. Uko abantu bazanaga ibitambo, uko abantu bakeneraga kuza gutamba ibitambo, ni nako hakeneraga ubucuruzi burebure bw'ayo matungo yagombaga gutambwa. Nawe urabyumva, bizinesi yahise yiyongera. Noneho erega burya ubutunzi buhuma amaso. Abantu ntibaba bakitaye ku murimo w'ibitambo, ahubwo bita kuri bizinesi, kandi ba nyir'umurimo ari bo batambyi. Reka dukomeze. Uwo muvurungano warangwaga n'urusaku rw'isoko ry'inka, aho kugaragara ko aho hantu ari urusengero. Nawe urumva ahantu hari inka ntago zabura kwabira, intama ntizabura gutama, ihene ntizabura guhebeba. Urumva aho hantu hahise hahinduka iki? Isoko. Hanyuma humvikanaga guciririkanya kutoroshye kwabira kw'inka, gutamatama kw'intama, kuguguza kw'inuma bivanze no kujegera kw'ibiceri, no guterana amagambo kw'abaguraga nyine n'abagurishaga. Urampenze ntabwo yabura. Birumvikana yuko ibyo byo guterana amagambo nabyo bitagenzaga gute, bitaburaga. Noneho habaga urusaku rukabije rwarogoyaga abaje gusenga, maze amasengesho babwira Isumba byose akamirwa n'iyo miborogo yari mu rusengero. Mbega umurimo w'Uwiteka wagayishijwe na bene wo. Ni ikitoroshye cyane. Aha rero aya magambo dusomye nanone tuyakuye mu wifuzwa ibihe byose ku ipaje y'155. Ntabwo byoroshye. Umurimo w'Imana buriya hanini ugayishwa na bene wo. Abagombaga kuwukora ni nabo bawuhindura
bawuhindura nabi bitewe n'iki? Bitewe n'uko badahaye agaciro icyo uwo murimo wagenewe. Hari kumvikana muri iyi minsi abantu benshi barimo kugenda bavuga ngo urusengero rwataye agaciro. Nkawe ubyumva gute Haguminemo? ni ikintu gikomeye muri iki gihe, ariko agaciro k'urusengero karacyahari, ahubwo buriya ba nyiri gukorera muri urwo rusengero nibo bashobora gutesha agaciro urusengero, kubera yuko umucyo abantu bashobora kuza bashaka ushobora kuzima cyangwa se ntugaragare bitewe n'ibyo basanze bigira gute bikorerwa muri urwo rusengero. Kuko hano urumva umucyo aba batambyi bagaragazaga mu rusengero, ntabwo ibyakorerwaga ku rusengero byatumye abaza babagana batabasha gutandukanya umucyo n'umwijima, ibyera n'ibitera, byabaye imbogamizi. N'uyu munsi rero birashoboka yuko abitwa yuko bahagarariye umurimo batitonze, byatuma ahubwo abaje bahagana babona umwijima wo kubona umucyo. Ariko ubundi inzu y'Imana ni iyera kandi Kristo arahaba. Buriya Imana nta kibazo ifitanye n'urusengero, ahubwo Imana ifitanye ikibazo na bene urusengero. Ahangaha rero urusengero rwanduye, turabyumvishe, rwandujwe na bene rwo bitewe n'uko batitaye ku murimo wagenewe urusengero no guha agaciro urusengero. Imana iguhe umugisha, kandi na bene data dufatanije, Imana ibahe umugisha, Imana iduhe imyumvire myiza kuri iyi ngingo yerekeranye n'urusengero, ahantu abantu b'Imana bateranira, ahantu abantu b'Imana bahurira n'Imana kugira ngo bavugane nayo, baganire nayo. Turabibutsa rero dusoza gukora subscribe ni ugukanda ku kazogera kugira ngo niba ari bwo bwa mbere utwumvise cyangwa se ari bwo bwa mbere ufunguye iyi channel yacu y'Abadiventiste munsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda, ujye uhita ubona icyigisho cya buri munsi, buri gitondo. Kandi niba cyanakuryoheye ushobora kugisharinga ukacyoherereza undi muntu, kimwe nuko na like nayo wayikandaho kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa. Murakoze, Imana ibahe umugisha.